Nimuhumure bana b'Imana, umusaraba wa Yezu niko gakiza kacu. Dore amasomo adufasha kurangamira umusaraba wa Kristu. Kuri uyu munsi duhimbazaho umusaraba mutagatifu wuje ikuzo, none kuwa mbere tariki 14 Nzeri 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 21 umurongo wa 4 kugeza kwa 9. Igihe Abayisiraheli bari mu rugendo mu butayu, imbaga iza gucika intege mu nzira, itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti: mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagira ngo tugwe muri ubu butayu butagira amazi ntibubemo n'umugati? Twarambiwe guhora turya iriya ngirwa mugati. Uhoraho ateza Abayisiraheli inzoka zifite ubumara butwika, zirabarya bapfamo benshi cyane. Imbaga izisanga Musa iramubwira iti: twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho. None twingingira Uhoraho adukize ziriya nzoka. Musa asabira imbabazi umuryango, maze Uhoraho aramubwira ati: curisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti. Uwo zajya zirya akayireba azajya akira. Musa acurisha inzoka y'umuringa ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akareba iyo y'umuringa, yahitaga akira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 78. Nyagasani umusaraba wawe niwo wadusubirishije ubuzima. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemu ati: ntawigeze azamuka ajya mu ijuru uretse umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Koko Imana yakunze isi cyane kugeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagiraga ngo akize isi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo kuri uyu munsi duhimbazaho umusaraba mutagatifu wuje ikuzo, la croix glorieuse. Turazirikana ku ngingo igira iti: rangamira Yezu ku musaraba urakira. Mu isomo rya mbere twumvise Abayisiraheli baribwa n'inzoka zifite ubumara. Ubusanzwe umuco w'Abayahudi, inzoka yari inyamaswa mbi cyane, ubwayo yifitemo urupfu, barayitinyaga cyane. Ni koko bavandimwe, ikibi cy'inzoka iyo ikurumye iguteramo ubumara. Ubwo bumara kubera ubukana bwabwo n'umwimerere wabwo, buhitira mu maraso, bwamara kwivanga n'amaraso, bwumvikane ko buhita bukwira umubiri wose. Iyaba inzoka yarumaga umuntu, kikaba ari igisebe gusa cy'inyuma, umuntu yakamenya uko akivuza kigakira. Ariko ubumara ikibi cyabo bugera imbere bugacengera mu maraso, umuntu agahita apfa. Usibye Abayisiraheli ntawe udatinya inzoka n'ubumara bwayo. Kurumwa n'inzoka ni intandaro y'urupfu. Izi nzoka zifite ubukana zarumye Abayisiraheli zishushanya muri iyi Ivanjili ibyaha biruma abantu, ibyaha byica roho z'abantu. Ni nabyo Yezu yibutsa Nikodemu muri iki kiganiro bagiranye nijoro, Yezu ashaka kumukura mu icuraburindi y'icyaha, amucira amarenga y'umusaraba Yezu agiye kubambwaho uzakiza abantu bose. Ati: nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, ni nako n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Nuko rero kugira ngo Abayisiraheli bakire ubumara bw'inzoka, Imana ku mpuhwe zayo isaba Musa gucurisha inzoka y'umuringa, maze ayimanika ku giti. Uwo zajyaga zirya akareba iyo imanitse agakira. Iyi nzoka y'umuringa yamanitswe ishushanya Yezu wabambwe ku musaraba ziri ibyaha byacu. Iyo ufashe umwanya ukamurangamira wari ufite ibyaha, urakira. Nawe rero mu Kristu, rangamira Yezu ku musaraba urakira. Mu gihe inzoka ifatwa nk'umuvumo kandi ikagira ubumara bwica, umusaraba wo ufite umugisha, urakiza. Inzoka ishushanya sekibi izana urupfu, naho Yezu we akazana ubuzima, umukiro. Kurangamira Yezu bishushanya intebe ya penetensiya dukira mu ibyaha, kuko ibyaha biraryana, birababa, birarumana, bifite ubumara nk'ubwa ziriya nzoka twumvise. Mu gihe ubumara bw'inzoka bukwira umubiri ugapfa, n'ubumara bw'icyaha bukwira roho, ukababara, ukabura amahoro, ukabura imigisha, ukabura Imana, ubwo ukabura apfuye, kandi nyine urupfu rubi ni urwa roho. Ikindi kigeretseho ku musaraba ni uko mbere mu Banyaroma umusaraba wari ikimenyetso cy'umuvumo, bawukoreshaga bahana ingegera, ba ruharwa, ibisambo, abananiranye, abanyamakosa. Na Yezu bawumubambyeho nk'igisebo, bashaka kumwumvisha, kumutesha agaciro, apfa urw'abagome. Ariko igitangaje bavandimwe, Yezu akimara kuwubambwaho, icyari umuvumo gihinduka umugisha, icyari ishavu gihinduka ibyishimo, icyari urupfu gihinduka ubuzima, icyari igisebo gihinduka ikuzo, kubera Imana, kubera Yezu w'agaciro gakomeye uwugiyeho. Nuko rero guhera ubwo umusaraba ku mukristu ni ishema rikomeye. Umusaraba niryo bendera ryacu, umusaraba niko gakiza kacu. Nawe rero mukristu rangamira Yezu ku musaraba urakira.
Mukristo, ni kangahe ujya urangamira amashusho matagatifu? Ni kangahe ujya urangamira umusaraba? Ni kangahe ujya urangamira Ukaristiya? Ni kangahe ujya urangamira Yezu? Uherutse ryari mu ntebe ya penetensiya? Umufilozofe witwa Feuerbach ati l'homme devient ce qu'il mange. Umuntu ahinduka icyo ariye. Byumvikane, umuntu abona icyo arebye. Ibyakugiyemo nibyo bigutunga. Niba warebye ikibi, uzajya ubona ikibi. Niba winjije ikibi wawe, kizagutunga. Ariko niba ari Yezu ureba, uzamererwa neza, uzabona Yezu. Umunsi umwe umugore w'umukire wiyemeraga cyane unasuzugura, yajyaga yiyemera ko afite umubiri mwiza, ko ari igishongore. Nuko umunsi umwe bya bintu byo gusamara ugasandaza, aza kwifotora uko yavutse. Nuko ifoto ayohereza inshuti ye ngo akomeze amushimishe ngo nawe arangamire ubwo bwiza bwe. Nuko ya foto irayoba ijya ku wundi muntu. Nuko aramwinginga ngo mubabarire ayisibe ngo aramuha amafaranga menshi. Nuko barayisiba. Hashira iminsi inzara yarya wa muntu, agahita abwira wa mugore ati hari ahantu nabonye bari kureba ya foto yawe, none rero mpa amafaranga mbashyire bayisibe. Nuko wa mugore n'agahinda kenshi agahita amuha ku bifaranga. Nuko akamara iminsi afite agahenge. Hashira iminsi wa muntu akagaruka ati ya foto yageze kuri interinete, noneho shakisha amafaranga atubutse ndebe ko nayisibishayo. Nuko wa mugore akajya ashaka kwiyahura, yumvise ko itangazamakuru nariyo ryamubonye yambaye ubusa. Uko yahamariraga umutungo we, ni nako yaburaga amahoro, ashaka kwiyahura. Kubera iki? Kwibonekeza, kwireba no kwibona bikabije. Bikazageraho yereka isi yose, akaba ari wowe irangamira, ugahinduka ikiyobyabwenge, ugahinduka umuvumo, ugahinduka umwaku, ugahinduka igisebo, kubera ubwiyemezi. Baca umugani ngo umanika agati wicaye ugakamanura, udahagaze gusa, ahubwo ugakamanura bakumanitse. Ushobora gusiba ikintu inyuma ariko imbere hameze nabi utaragisiba. Ushobora gusiba ifoto mbi muri telefone yawe n'ahandi ariko harasigaye mu mutwe, mu bwenge, mu mutima. Ugahora uribwa ikakubera nk'inzoka, igahora ikuruma. Rero muvandimwe, niba ushaka amahoro, rangamira Yezu ku musaraba urakira. Mubyeyi, urangamira iki? Urangamira nde? Umubiri wawe, amafoto y'urukozasoni, amafilime y'urukozasoni, amafilime y'urugomo? Mubyeyi, uzarebe nutoza umwana kureba filime z'intambara n'urugomo, nizo azarara arota. Mu minsi mike azatangira kwigana abo yabonye bagira nabi muri filime, akora imyitozo. Iyo urebye amafilime y'urukozasoni cyangwa n'ibindi byinshi bibi biteye isoni, byiparika mu bwenge no mu mutima nk'ikiyobyabwenge ku rwego rw'urumogi. Ubwo igikurikiraho ni ukwihatira gukora imyitozo ngo urebe niba amasomo yaracengeye. Ye baba we! Mukristo, wowe urangamira iki ku munsi? Nta mafoto amanitse iwawe muri saro, mu cyumba, muri telefone yawe, mu mashini yawe y'intambara, y'urukozasoni, y'urugomo, abantu bambaye ubusa? Iyo urebye ubusa, ubona ubusa, ukambara ubusa. None se umusaba wa Kristo wo umanitse he? Mukristo, kuki Yezu abura ubuhumekero iwawe? Burya amafoto mabi ni nk'inzoka zifite ubumara, zirakuruma zigakwica, ukabura amahoro. Rero muvandimwe, reba ukuntu wareka Yezu nawe agakuzwa mu mutima wawe, mu nzu yawe, mu cyumba cyawe. Manura amashusho yose mabi wamanitse, siba amafoto n'amafilime ureba mabi bikagushimisha, nyamara Yezu uri kumutesha agaciro. Manura umwaku n'umuvumo, ibyaha, abagore, abakobwa, abasore n'abagabo bakubereye ibigusha, bagushimisha buri munsi, baguteza imivumo. Ubamanure, maze umanike amahirwe n'umugisha, inema z'Imana, umusaraba wa Yezu gakiza kacu. Wihatire gusenga neza, wihatire kwigorora. Erekeza umutima kuri Yezu, murangamire, akeneye ko agukiza. Buri munsi rangamira Yezu ku musaraba agukize. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Ni wowe mahoro yanjye.